Muraho neza abakunzi ba Iyungure BTV, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabashimira ko mukomeje kubana natwe, nawe niba uri mushya ntugende udakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo mutubwire uko bimeze. Iki ni igice cya 7 cy'inkuru ya Giramata na Bruno. Mu gihe Bruno yari yagiye agishakisha amakuru ye ku hahise, natwe twasigaye mu rugo tuganira na papa. Hanyuma papa yarambwiye ati mwana wanjye, ntabwo uzi ukuntu uri umunyamahirwe. Nakomeje kwitegereza uriya mwana w'umuhungu, nsanga rwose ni mwiza, afite imico myiza, arasobanukiwe, ni umwana mwiza namugushimiye. Hanyuma naramusubije nti papa, ni iki wita amahirwe kuri wowe? Ikinyoma turimo? Ese wibaza ko nyuma y'ibi bizagenda bite? Mpora iteka mfite ubwoba. Rimwe na rimwe mba nibaza ko aba yijijisha, ashaka kwihorera. Hanyuma papa yaransubije ati mwana wanjye, njye sintinya kujya muri gereza kuko ndashaje. Ariko ndabahangayikiye we na murumuna wawe. Muracyari bato, muracyafite imbere heza. Niyo mpamvu mba numva utavugisha ukuri. Biragaragara ko azagukunda kandi nawe numukunda bizibagirana. Namubwiye papa, ibi byose byakozwe na Carlos, afite icyo agambiriye. Ntazi ntaramenya. Mu gihe ntarakimenya rero, ntabwo twakwicara dutuje ngo twumve ko tunezerewe. Hanyuma murumuna wanjye yaravuze ati ibiganiro byanyu rwose njye bintera umujinya, gusa ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, mu bazafungwa sindimo. Iyi marayika yawe ishaka kuvugisha ukuri izakuvugisha njye naragiye. Hanyuma naramubwiye ati ihangane rwose, nanjye sinifuza ko mwajya muri gereza, nako twese. Nzakoresha uko nshoboye kugira ngo twivane mu kibazo twisanzemo tutagizemo uruhare. Tukiri muri ibyo, umuntu yarakomanze, papa ajya gufungura. Twasanze ari Bruno wari ugarutse. Papa ati ni karibu, twari tugutegereje ngo dufungure. Yaramubwiye ati murakoze. Yaraje aricara turafungura, ariko wabonaga mama akomeje kuremba. Hanyuma dusoje gufungura yaravuze ati hari ikintu nifuza kubasaba. Abwira papa ati mama ararwaye kandi n'aha ni mu cyaro, ubuvuzi bw'inaha buraciriritse. Ese nimwareka nkabajyana iwacu mukaba mu rugo? Mu rugo ni hagari, hari inzu dufite itabamwo abantu, nkaba muri iyo ngiyo, noneho ubuzima bwaza kugenda neza mukazagaruka nta kibazo, cyangwa mukanahaguma. Nagize ubwoba nsa n'ugiye kubyanga, ariko mbona papa arabyakiriye neza yishimye. Hanyuma namujyanye ku ruhande ndamubwira ni Bruno, kubera iki? Yarambwiye ati ndagukunda, nkunda n'umuryango wawe, kandi mwifuriza ibyiza, reka tujye kuvuza mama, nta kibazo nakira mwanagaruka. Naremeye, twaragiye tugera iwabo, baratwakira, tujya muri iyo nzu nayo yari nziza, batumenyera buri kimwe cyose. Mama bamujyanye kwa muganga, baramuvuza, hanyuma abaho ngaho afata imiti. Umunsi umwe ari mu gitondo mbyutse, narasohotse, hari akazuba ka mu gitondo kamwe kaba kameze neza. Nkomeza nzenguruka ntambagira urwo rugo, ariko nitegereza ibintu byose, ariko no mu mutwe wanjye harimo ibintu byinshi cyane. Nagiye kumva numva umuntu anturutse inyuma, ahita amfuka umunwa, ahita ambwira ati shhh, ndi Bruno w'igihuha. Ati sinshaka kuvuza induru, dore ko induru n'abakene wagira ngo mwahanye igihango. Ndagira ngo utege amatwi neza witonze. Ndabona wanezerewe, noneho umuryango wanyu wanje bugufi. Umunsi watsinzwe umukino, kubica bizaba nko kunywa amazi. Ndagira ngo usobanukirwe neza ibyo ngiye kukubwira, hanyuma ube umukinnyi mwiza
utagomba gutsindwa. Njye ntago nitwa Bruno nkuko nabikubwiye, nitwa Carlos. Bruno ni uriya mukuru wanjye ubona. Twavutse ku mubyeyi ari we mama umwe ariko papa baratandukanye. Bruno niwe bakundaga, ibintu byose byiza niwe babihaga, ahantu hakomeye niwe wahajyaga, abakomeye niwe wahuraga nabo, kugeza ubwo njye baje kumfata nk'umuntu utagize icyo avuze. Ibyo byamuteye kwishongora ku buryo yandebaga nk'ikintu kidafite umumaro. Naramwanze kugeza ku rwego nifuza kumubuza ubuzima. Nagize amahirwe rero, naje mu cyaro cy'iwanyu muri gahunda z'akazi, ngira amahirwe ndakubona. Nabonye uri type y'umugore Bruno akunda. Bruno ni umuhungu mwiza ariko akunda abakobwa baciye bugufi b'abanyacyaro, ubuntu nkawe mbese. Byaranyoroheye rero, nta kindi napanze uretse kugukoresha. Narakwegereye nk'uko wabibonye, ngusaba ko tubana ko nagukunze. Nise amazina ye kuko nayo ifite gahunda yo kumwica, kugira ngo wowe uzitwe umupfakazi hanyuma uzungure ibye. Icyo gihe bizaba ibyanjye kuko nta yandi mahitamo uzaba ufite. Ndagira ngo rero ntege amatwi neza, ubu noneho umenye ukuri. Ndagira ngo ukine neza utazatsindwa, kuko nutsindwa gato ubuzima bwanyu buri mu kaga. Yahise andekura aragenda, nahise nicara hasi ndazungerera nibaza ibibaye. Amarira yashotse ku matama. Muri ako kanya nagiye kureba hejuru, mbona Bruno arimo arandebera mu kirahuri. Hanyuma hashize akanya nawe yaramanutse araza ansanga muri jardin, aranyitegereza arambwira ati ko umeze nk'umuntu warize. Ndamubwira ati ntabwo narize, ariko natekerezaga ku bugwaneza bwawe, ibintu byinshi wadukoreye byiza, uburyo udahwema kutwitaho. Numva ikiniga kiraje, ariko nta kindi kibazo. Yaramfasha arampagurutsa arambwira ati humura, kuba nabakorera ibyiza ni inshingano zanjye nk'umugabo wawe. Naramwitegerezaga, natekereza n'amagambo amaze kubwirwa, mva neza nta yandi mahitamo mfite. Iminsi yaricumye, yaje kunsaba kujya mpinduka gake gake. Arambwira ati ndashaka ngo ube umugore w'umuntu ukomeye, wambare neza, wige kuvuga neza, ugaragare neza, niyo njya guhura n'abantu bakomeye njye ngupresenta nk'umugore wanjye. Kuva uwo munsi nize guhinduka. Natangiye kwambara neza, niga gutambuka, niga kuvuga, ku buryo nagiye ndeba amavideo y'abagore bamwe bakomeye, uburyo bavuga, uburyo bagenda, ntangira kubigana. Naba ndi mu cyumba njyenyine, nanjye nkagenda, ngatera intambwe, nkagaruka, nkazenguruka, nkahindura imyenda, imikufe, amaherena. Muri make nabaye undi muntu utandukanye. Narahindutse bigaragarira buri wese. Ndagushimiye. Duhure mu gice gikurikira, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe.